iyo umuntu abonye uri kuniha yaragukomerekeje ababonye uburyo bwo kujomba urutoki hamwe ubabara kugira ngo ukomere imbere y'ugukomeretsa. Social media nayo iratwica ibaha abantu batubeshya ko turi abastari, ubundi uri umusitari mu ihe domaine. Nta muntu ukomera ngo azakomere nk'ijambo, nta n'umuntu ugira ubudahangarwa ngo agire ubudahangarwa bungana n'ubw'umukirano. Mu yandi magambo, umuntu ntararya ku mugisha wawe warangiza ngo ugire umugisha gute? Azawemezwa n'iki? Kugira ngo ubwire abantu ko wagiriwe neza nuko nawe harabugirira neza. Rero ibi byo kurwana no guhangana n'umwuka wa Satani, uzumva umuntu akaguhamagara akakubwira ngo Anicet muhungu wanjye, kwibaza mu byo kwizera, mu bijyanye n'umubiri, nuko angana na data, mbaye umuhungu we ku ruhe rwego. Reka mbwira aba bashumba n'abakozi b'Imana ko nubwo tubwiriza intama za Kristo, ni intama mu cyanya cya Kristo, ariko n'uyu mushumba nawe ni intama muri uru rwuri. Iyo ushaka icyubahiro ntacyo ubugira. Umuntu ugira icyubahiro ariyubaha, n'umuntu wiyizera ntarwana n'abandi, kuko urabizi ko n'uwakurwanya ntiyaba wowe. Nkunda kubivuga, nta muntu njyewe njya nsaba uruhushya rwo kuba Anicet, kandi njyewe ndinge. Hanyuma umuntu nakurwanya umuri imbere akagusunika agutaho wajyaga, bigutwaye kugira ngo ube umukozi w'Imana, nyamukozi w'Imana. Kugira ngo ubwirize ubu butumwa nukuba mu rwego rusumba amaganya ugira, ukavuga ishimwe, ukabwira abantu amahoro, kandi nawe uyakeneye. Kubera iki rero? ni mwubura amaso mwebwe mufite ababasitaje kuri social media, kimwe nuko natwe kuri social media hari abadusitaje batwumva. Rero ni mwubura amaso mwebwe mufite ababasitaje kuri social media, kimwe nuko natwe kuri social media hari abadusitaje batwumva. Ijwi ry'umukanguzi. Yes, ndabashimiye mwese aho muri kwa mufunguye ikiganiro. Ndeka mbabwenge neza Imana igure mu buzima bwanyu, kandi n'umucyo w'Imana barasire n'umugisha kubana namwe ku mukanguzi. Iri ni ijwi ry'umukanguzi, aho tuba turi kumwe n'umukozi w'Imana Anicet Niyomugabo mu biganiro bitandukanye, aho agenda tuganiriza ku ngingo zitandukanye, kandi no ku mateka. Murabizi ibyo agenda agarukaho, kandi mugenda mwunguka. Tubashimira ko mugenda mubana natwe. Abakwe subscribe ni mukomeze mugubwe neza, nawe turayikora aho hasi umunsi aho hatukura, ubona hari bari tukura, hakoreho urahita uzajya ubona ibiganiro ko tubishizeho, birazakugira umumaro. Mbahaye ikaze, kambabwire ko iki kurimo cyuta cyane kikuriho, kandi icyo ukora si icyo uri cyo, kuko icyo ukora cyashaka icyo uri cyo ntabwo gishira. Niwe rebera mu kirimo gukoramo kwitesha agaciro, kuko icyo ukora uzakivamo ujye mu kindi. Icyo uri cyo niba ukijijwe uri umwana w'Imana, bifite agaciro cyane kurusha cyane icyo wakora, cyo gifite imbaraga cyane. Nitwa Ndamukunda Patrick, mbahaye ikaze. Munzi cyane ku Mubwiriza TV, ariko kandi Umubwiriza TV ni mukanguzi ni imanga, kuko dukunda kubona ibiganiro bitandukanye. Umubwiriza ntabwo deherutse, ariko kandi tumutategura ibintu byiza ko mubireba bibagirira umumaro. Ndi kumwe n'umuvandimwe, ni umukozi w'Imana Anicet Niyomugabo. Twabanye mu biganiro bitandukanye, yaba ku Mubwiriza ndetse no ku Ijwi ry'umukanguzi, ndetse no ku nsamirizi, ko bavuga abarundi, ku nsamirizi zitandukanye, cyane cyane Life Radio. Abadukurikiraga, ariko uyu munsi ikiganiro cyitwa Nsobanurira, hari n'ikindi kiganiro cyari kiryoshye cyakoraga Igicumbi cy'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Yego, kubera nabyo byari ngombwa, kandi buri gihe n'Imana yateguye umuntu agomba gukoramo. Uyu munsi hari ahandi turi, tuba dukora umurimo kuri RBA, kuri Magic, ndetse n'ahandi turimo tubateganya kugenda tuhakorera. Mwese mbahaye ikaze rero, nimugire ibihe byiza. Ndakwakiriye kandi nguhaye n'ikaze wawe ku mukanguzi, kandi nanjye ndakwakiriye nguhaye ikaze iwanyu ku mukanguzi. Umeze uti? Mbo nukuri muri Kristo Yesu ndamahoro, ndumva n'umubiri nguwe neza. Iyo mvuze ngo ndishimye mba numva nguwe neza. Ariko buriya ku muntu dukurikiye, iyo umuntu avuze ngo arishimye, ni gute wasobanurira umuntu ibyishimo ni iki? Bundi hari ibyishimo akaba n'umunezero. Umunezero ni ibyishimo by'imbere mu muntu, hanyuma ibyishimo ni igihe wishimye ufite ikintu kubigaragara. Kubigaragara noneho urambwiye ngo urishimye, kubigaragara rero ni iki gitumye turi kumwe. Kubigaragara turi kumwe, ntitwari duherukanye. Ndumva nishimye kandi ndananezerewe. Imana ishimwe kuko turi kubwiriza ubutumwa bwa Kristo. Yego, dusuze umuvandimwe kuri kamera, tumushimire cyane abari mu gikari hariya. Mwene data Jeune Kwizera, nagira ibihe byiza, turamukunda cyane. Aya mashusho meza niwe yatugezaho, nayo majwi mwumva. Ubundi bwami yo abaziritsi ari abanyamahoro,
ibwami haba amahoro. Yego turaganira ku ngingo tugiye mu kanya tugiye kwibaza hatambutse mwubiri ibintu byinshi ku ma YouTube channel abantu benshi bavuga ibintu bitandukanye nibivugwaho kimwe byo kuri YouTube aya ma channels ya Gikristo nago yakirwa kimwe bituma kenshi abakozi b'Imana ari ukuntu babakira cyangwa batekereza bigatera confusion y'abantu benshi tubaza kwibaza ngo umwifata abakozi b'Imana ku mbuga nkoranyambaga no uwuhe umuntu yagombye kwitwara gute ese abakurikira imbuga nkoranyambaga bagombye kwitwara gute turabigarukaho byose ko nkwemerere ubanze usenga numara gusenga twinjire kuri iyo ngingo tugiye gusenga dufatikanye namwe abadukurikiye kugira ngo tutaza gusenga twenyine kuko ubu ni ubuzima ni ubugingo bwa Kristo ni imibereho yo kwizera kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo dusengeshe umwuka wera iteka ryose mu buryo bwose bwo gusenga. Yego Mana igira neza, data turagushimiye, Mana ikiranuka, izina ry'Uwiteka niryo zina twahawe gukirizwamo. Ijambo ryawe ryararyeruye uravuga ngo mu ijuru no mu isi hari indi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. None ubwo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, reka tunyure muri wowe dufate ubu bwenge bw'aba bantu bagiye kumva ijambo ryawe tubukugomororere, dufate imibiri yabo tuyikugomororere, dufate imibereho yabo tuyikugomororere, byose ubyiharire. Wiharira aba bantu ndetse natwe twiharire tuba bawe nk'ibisanzwe ariko ikiganza cyawe kidukoreho ndetse cyane gutwi kwawe kuduhindukirire ukebuke wongere uturebe, ineza y'Imana igaragare, birenge by'Uwiteka bitugenderere, twumve kandi tubone kugirirwa neza n'Imana. Izina ryawe nirishimwe. Dusengeye umuntu udukurikiye ubabaye ababajwe n'uburwayi cyangwa situation, ndakwinginze nk'Imana umukiza, Imana inyuranye ibihe, gena ibihe n'urunyurane kuri we mu izina rya Yesu. Umuntu wishimye nawe turamusengeye kugira ngo niba kwishima kwe bitarimo gukiranirwa Uwiteka mukomereza amahoro ndetse urukundo n'ubugwaneza n'umugisha benerwa muri Kristo bisakare kuri bene data bose none n'iteka ryose. Amen. 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 Yego Anise, umuntu ashobora kwibaza iki kintu kuko kimaze kumara iminsi. YouTube channel zimaze imyaka myinshi mu bihugu byateye imbere biza no kugera muri Afurika no mu Rwanda bitugeraho ubuhanuzi bugaragara. Yesu yavuze nuko ubutumwa imbere ukaza bugomba kugera hose bwo mu nzira yo kugira ngo bugere nuko hariho na YouTube channel. Umuntu akaba ari hano turi mu Rwanda ariko umuntu muri Canada we muri Qatar umuntu dukurikiye uri Romania cyangwa handi hana akaba yadukurikira kumva ubutumwa bwiza binyuze kuno murongo wa YouTube. Ni inzira nziza ni channel zo kugira ngo abantu ubutumwa bwiza bigitangira abantu ntabwo babyakiriye kimwe. Umuntu ajya kuri YouTube bakamwita ngo ni kirara, bakamwita ngo yaradutse, bakamwita amazina atandukanye, bakumva ko atari ubutumwa bwiza bitewe no kwenda abantu babikoze cyangwa babyakiriye. Ndagira ngo ubaze ubundi umwifato w'umukozi w'Imana ku mbuga nkoranyambaga ubwamo n'izindi zitandukanye ni uwuhe cyangwa ubona gute? Ubundi first of all mbere yuko aba umukozi w'Imana agomba kuba ari umwizera. Yego. Iyo umuntu afite uburyo yizera agira umuco w'agakiza agenderaho. Ko Kristo muri twebwe Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kandi iyo umuntu amaze kubyarwa n'Imana ahindutse umwana w'Imana agira umwifato wubahisha se. Yego. Byanze bikunze. Ubwo gukizwa bigendana n'umwifato. Yego. Gukizwa bigira imibereho, bigira umwifato, bigira ingendo, bigira gukizwa biduha uko tuvuga ko agakiza. Ubundi cyitwa agakiza ntabwo ari amagambo ahubwo ni ukuba, ni ukugaragaza ko agakiza ka Kristo kari muri wowe. First of all uyu muntu agwiza kwihangana kwinshi ko kuri social media hatandukanye no mu rusengero, nubwo ngewe mfata channel ya Gikristo iyo ari ya Gikristo koko yifata nk'urusengero, yifata nka online church, ariko kandi hatandukanye no mu rusengero rw'inzu. Yego. Kuko mu rusengero rw'inzu hari abantu bataza, ariko kuri social media hareba bose. Yego. Hari umuntu kureba ashaka kugutuka, kandi mu rusengero rw'inzu bose nago bavuga. Yego, bose ntibavuga. Ku mbuga nkoranyambaga bose baravuga kuko bandika comment bakakubwira amarangamutima, yandika comment ukumva amarangamutima, ariko mu rusengero ntubaza ngo bagusubize, ntubwiriza ngo bakubwire ngo ceceka tukubaze. Ariko hano kuri social media turidagadura, ukagatanga comment cyane, kandi burya comment ni igisobanuro cy'imitekerereze y'uwo muntu, haba ku byo wavuze cyangwa se kuri we. Yego. Rero bwa mbere umukozi w'Imana agomba kugwiza kwihangana.
reka mpindure ikibazo ihangane kuko ukoze hasi unyibutsa niko abanyarwanda bajya bavuga tubihera ahangaha mbere ko tuvuga umwifato w'umukozi w'Imana ku mbuga nkoranyambaga ubyinjiramo uyise ubivugaho twari twibaza umukozi w'Imana ni iki ubundi ninde ni iki tubone kuza kwifata tuze kubana n'uwo muntu ni gute yifata mu mbuga nkoranyambaga kuko buri wese akubwira ko ari umukozi w'Imana ese koko nibyo cyangwa hari urwego hari izina rinyemera ko umukozi w'Imana umukozi w'Imana ninde ni iki reka tuze gukura abantu mu rujijo reka tuze gukura abantu mu rujijo hari abantu bajya batubaza ngo ese muri abana b'Imana muri abakozi b'Imana abakozi b'Imana muri iki ugasanga niba tuvuze ngo abakozi b'Imana ntibisonnye neza mu matwi y'umuntu yego turaza kubiseguraho umuntu utabyemera twe turabyemera tugendeye kuri iki cyanditswe kiri mu rwandiko mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 4 haravuga ngo ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo twihangana cyane mu makuba mu mibabaro no mu byago murongo wa 5 hakomeza habivuga nashakaga kumvikanisha ko iyi verse iriho itwita abakozi yego kandi kuba umwana ntabwo biguhesha kuba kudakora yego ego ariko kandi igikuru ariko wabanje no kuba umwana ukubona gukora exactly ko bigaragaza ko abo umwana ukukora ikiza cyo mu rugo rw'Imana yigukoresha itakubyara yego kugira ngo aba bantu babyumve Imana ntikoresha abandi Imana ntigira abanyakiraka kandi kudukoresha ntabwo ari uko dukora ibyayinaniye iki kintu bacyumve neza nuko Imana idushoboza kuyikorera kugira ngo natwe nidushoboka tukayikorera tubyambikirwa amakamba yego idukoresha kugira ngo iduha amakamba yego 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 ni igihe ushaka kunezeza umwana ukavuga ngo reka ndebe unyumvira mutume uwo ntuma agatumika ndamuhemba yego kandi usanzwe ufite mu nshingano kandi aho mutumye wagombaga kwigirayo wagombaga kwigirayo ariko umuhaye amahirwe yes ni amahirwe yo kugira ngo icyo ushaka kumuha ukimuhe ariko umweretse ko kibonetse kuko yakumviye umwigishe no kumvira kuko nitutamenya gukorera Imana ntituzamenya no kuba abagaragu b'abantu kuko nidukorera Imana tuzakorera n'abantu bikunda kuko Yesu yaravuze ngo umuntu naza ahondi ankurikire kuko umuntu nankurikira data azamuha icyubahiro ni ukuvuga ngo niba dukurikiye Kristo duhawe icyubahiro cy'Imana kandi icyubahiro cy'Imana ntabwo izakimanura mu ijuru ngo ikiduhe ahubwo tuzubahirwa muri ya mirimo Imana idukoresha bamwe bagiye kubaha Imana bayubahire muri twe niba yubahira muri twe tubona icyubahiro gikwiye Imana kuko turi ishusho y'Imana mu buryo bw'icyubahiro cyayo kuko niyo yaduhamagaye rero umukozi w'Imana agomba kuba abyarwa n'Imana kandi afite ibikoresho by'ubumana first of all Bibiliya iravuga ngo umwuka wera niyo maboko y'imirimo y'Imana nimvuga ngo na maboko y'imirimo y'Imana dutunze umwuka wera k'Imana tukagira Kristo nk'umwana tukagira Imana nk'Imana data Imana data bisobanura Imana mu buryo bw'icyubahiro Imana mwana bigasobanura Imana mu ishusho y'umubiri Imana mwuka wera bigasobanura Imana mu ishusho y'imirimo imirimo rero ni igaragara twabaye abakozi turakora twakoze imirimo iragaragara none dukoze iki rero dukoze imirimo y'umwuka w'Imana muri twebwe iyo tuyobowe n'umwuka tugakoreshwa n'Imana tuba twiswa abakozi b'Imana kuko dukoreshejwe nayo Imana ishimwe amen mu Barome 18 umurongo wa 29 aravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo amen kugira ngo abe imfura muri bene se benshi abo yatoranyije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije Imana ishimwe n'abo yatsindishije yabahaye ubwiza ndashaka kumvikanisha yuko wahamagawe mbere ugatoranywa kugira ngo uze uhinduke icyo Imana ishimwe irimo kuvuga ahangaha yes nanjye ngubaza rero n'ubu umaze kuba umukozi w'Imana tusimbuke tuve mu bikuta bine by'urusengero tuve muri korari tuve no muri imirimo itandukanye bakora mu nsengero zitandukanye n'amadini atandukanye turi mu ikoranabuhanga umwifato no muntu w'umukozi w'Imana wahamagawe agatoranya akagerezwa Imana agahabwa n'ubwiza yagomye kwifata gute ku mbuga nkoranyambaga first of all ugomba kumenya ngo umuhamagaro wanjye ni iki kuko iyo umuntu azi umuhamagaro we ntiyivanga umenya ngo nahamagariwe gukora iki abantu benshi bashobora kujya mu murima bagahinga byashoboka ariko bose si abahinzi
yego muri ba bantu bafata isuka bagahinga bose ntitwabita abahinzi ahubwo umuhinzi ni uw'umwuga yego nujyayo ushobora kumenya uko bahinga ntumenye uko batera ushobora no kumenya uko batera ntumenye uko ifumbire ijyanwa ushobora kumenya kurima ntumenye kubagara wamenya kubagara ntumenye kuhira yego wamenya kuhira ntumenye kuvomerera cyangwa kwicira yes ari cyo bita kwica ibisambo nicyo mvuze abahinzi b'imyumbati hari nicyo bita kurasa ibigomba aho umuntu agenda afata ibirimo ibyashubutse ku ruhande akagenda kugira ngo cya giti ashaka kibashe cya giti uko n'ubundi ushobora kwicira sinzi icyo kinyarwanda uko babyita ariko kurasa ni igihe mu murima hakirimo imyumbati ukajya gukuraho ibiti ujya gutera ahandi yego kandi utakuye umwumbati ukirimo ako karagaciyemo Imana ibaha umugisha bahinze turabasuhuje nanjye ndimo nawe urimo kandi ndabikunda nanjye nabyize ndashaka no kuzabikora njyewe ahubwo njya n'ibishyimbo nahinze ndashaka kwikora mu bigo bya kinyamwuga bikomeye ko mbivuze gutyo ukagira ngo ntihaba ari hanini ubwo utarama ku bishyimbo wahinze rero ugomba kubanza kumenya ngo umuhamagaro wawe ni uwuhe mpamagariwe gukora iki ikindi cya kabiri umukozi w'Imana agomba kumenya ko nta kamere ikubitirwa ku karubanda kandi kuri social media ni ku karubanda iyo ukubitira kamere ku karubanda uri kuyigisha urugomo abantu baduteze amatwi batwumve nta uhanira umukuru muri benshi burya umukuru ahanirwa mu ibanga yego kuri ibyaha babifurira mu kikari exactly mu muco umukobwa iyo amaze kuba umwangavu umukubitira ntabwo umuhaniraho yego umuhanira hirya mu mbere kuri social media iyo wumva hari ikintu cyadutse udakunda utemera hita ugifata nk'aho cyakozwe n'abo bacyemera abo bacyemera ntabwo ari impamvu yo kugira ngo ujye gutongana nabo kuko hari rangaje umuntu w'Imana ahuguramo hari na rangaje umuntu w'Imana yigishamo abantu turi kwigisha kuri social media dushyizeho ijambo ry'Imana ni urugero uyu mwanya ntituzi abantu bari kutwumva ntituzi feedback abiri butange n'imitekerereze yabo n'ibyumviro byabo n'urwego rwo kwakira ibi njya nkunda kubivuga njyewe mfite uburyo nakwifata ngo simvuga ibidatunganye ariko simfite uburyo nafata uri kunyumva ngo anyumve uko navuze yego bundi twakontorora uko tuvuga ariko ntitwakontorora uko batwumva umuntu atwumva ku mugani nko mu kiganiro cya mbere waravuze ngo umuntu atwumva bingana uko ari nta n'umuntu ugusobanukirwa bitandukanye n'uko kumva ibintu uko biri yes rero ni igisobanuro cyiza kuri social media ni nko kujya muri morgue ufite ubuzima bwo guha imirambo hari umurambo ushobora kuzura ugasanga wapfuye wari uri mu ntambara akazuka gukubita kandi uri kumuzura hari n'umuntu ushobora kuzura akazuka yari afite mariage agahita akubwira iti ntakererewe niko kuri social media mpafata umuntu unyumvishe ndi kubwiriza akanyumva neza mufata nka wa muntu wari concentré n'ubundi ushaka kumva iby'umwuka ahatagira ngo ntaza kuvuga ngo ni muri moruge bakagira ngo abantu bari muri moruge bose baba bapfuye hari n'ureberera abapfuye hari utunganya imirambo muri moruge hari n'umuganga ushinzwe hari n'ucukura imva kuri hari n'umuganga ushinzwe moruge bibaho hari n'uwoza yes hari n'uwoza nyine aba babakirina nabo basimburana muri moruge nituvuga iyi moruge muri moca ntabwo mwese tubagize imirambo ariko hari n'abazukamo hano kuko hari abari barapfuye mu buryo bw'ubugingo babonera ubuzima kuri izi YouTube no kuri social media baboneraho ubuzima rero ntabwo dukwiriye kuza kurwana na wa munyarugomo ubyukijwe n'ibyo wavuze ahubwo ukwiriye kongera gushaka ngo uyu muntu ubyukijwe n'ibi navuze akeneye iki giturisha ya kamere ugasubira kuri shobuja kuko niba dukorera Imana
dukwiriye no kuyirometaho abo dukorana nabo cyangwa abo yaduhamagariyemo, kuko umuntu ashobora kuza akakubwira ngo Imana yambwiye, ariko amaze imyaka myinshi yaravuganye n'Imana adaherukana nayo. Mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo kubana n'Imana dukwiriye gusenga inshuro ziruta izo tubwiriza, noneho tukaza kubera abantu umucyo na bamwe b'umwijima. Igisobanuro cy'uko umukozi w'Imana ari umukozi w'Imana by'ukuri ni uko aba umucyo mu gihe umwijima washatse kuganza. Yego, ubundi ikinyano cy'umucyo ni umwijima. Iyo umucyo ugeze ahantu umwijima urahunga, igihe cyose hageze umucyo umwijima urahunga. Uravuze ngo ni umwifata, ariko umuntu reka yibaze kenshi kuki usanga iyo umuntu aje ku mbuga nkoranyambaga ari umukozi w'Imana, wenda afite umuhamagaro, avuze cyane no kumenya umuhamagaro uhamagariye kubamo, hari ukuntu atakirwa neza mu batajya kuri social media, mu matorero n'amadini, cyangwa bakabyita andi mazina. Iyo ni agisida y'imitekerereze ituruka muri doctrine wenda z'idini runaka cyangwa se umuco wa muntu wamufashe gutyo. Yego, ariko mu bisanzwe kugira ngo umuntu abe icyo ari cyo ntabwo asaba uruhushya. Natwe twisanga turi icyo turi cyo. yego, sibyo? Kujya kubwiriza no kujya kuri social media, umuntu amenya inyungu ya social media yahageze. yego, kuko iyo ubonye abantu babiri batatu ubera umumaro muri Kristo Yesu. Niba koko warahamagawe no kubera abantu umumaro mu buryo bwo kwigisha, guhanura cyangwa kubwiriza cyangwa kansaringi mu buryo runaka, ukagira umuntu ubera umumaro, umuhamagaro wawe ubugezweho. Wa muntu rero uri kukubuza kujyayo aba ari kugukura iwawe hanyaho, aba ari kugukura mu muhamagaro wawe wa nyawo. Ntabwo rero mu muhamagaro twitaba abantu mu muhamagaro yabo ngo tujye mu yabo, tuguma mu mihamagaro yacu. Uretse natwe Yohana Umubatiza ajya mu butayu, ise yarababaye, babifata nk'ikivume. Yesu ajya mu butayu, inkota yacumise Mariya mu mutima, ariko mu butayu yuzurijwe y'imbaraga. Sibyo? Rero umuntu wese usobanutse uzivuga butumwa, umuntu wese uzivuga butumwa, uzi misiyoloji niki, evangelization niki, umurimo wa pastoral ukorerwaye, barabizi kudakorerwa muri office. Ibi barabizi. Niba rero umurimo w'ubutumwa bwa Kristo ukorerwa ku karubanda, kuko dukeneye rubanda, tugomba kujya aho rubanda ruboneka. Yesu yaravuze ngo mugende, mujye mu mahanga yose. Ubu turi muri France, turi muri Canada, turi mu mastate atandukanye, turi mu Rwanda, twicaye hano. Ntabwo washima gutakaza uburyo bw'ivugabutumwa ngo nuko hari umuntu utemeye ko ubwiriza kuri social media. Ariko nabwo hari umuntu uza kuri social media utemerewe kuza kuri social media. Turaza kuza kubatandukanaza kukigeraho, kuko hari igihe umuntu, reka tuvuge ibyo mu nsengero tubona cyangwa twumva, hari igihe umuntu abura gatuti, twita gatuti, cyangwa abura mikoro ku rusengero abarizwaho, kavuga ati umushumba wacu ne wigisha gusa, nago ngembo nuko nigisha, kandi numva narahamagawe, ndumva nshaka kugira icyo mbwira abantu, ariko akahita akavuga ati ndamuko wanumiye kumukanguzi, wanumiye kumubwiriza, ndashaka ibintu nshaka kuvuga. Nukaza ugasanga ibyo arimo kuvuga arimo gusa naho acyurira umushumba we, asa arimo gucyurira abo yasize, kuko abonye isi akavuga ibitavugwa, akabura ubwenge mu byo avuga, bigatuma bitukisha bamwe bukuru bari kuri YouTube. Rero umuntu udukurikiye akaba se ndatandukanya gute, ndakira abandi, ndemera abandi, biragenda gute, tubatandukanye gute abantu anise? Ariko ngewe hari uburyo mbyemeramo abo bantu bashobora gutandukana. Niba warumvisha umuntu ari kuvuga ibidakwiriye, tega amatwi n'umwe uhinyura utaramwumva. Noneho uhinyura uwo wumvishe kuruta utarumva, kuko hari igihe ushobora kwanga kumva umuntu ari butwaye message yawe, kuko bitewe n'umwe wumvise avuga nabi. Bose ukabashyira mu gatebo kamwe, bose ukabashyira mu gatebo kamwe. Ni igisobanuro cyiza cy'uko ntawe usharirirwa n'icyo atanyweye cyangwa atariye. Mu by'ukuri abantu bashobora kuba bari kumwe, bari kurya ibishyimbo ku isahani imwe, umuntu akarya igishyimbo gisharira, twebwe tubyita kurura. None iyo kirimo kirarura, ugira ngo n'abandi babiriye bariye ibirura, kandi wowe nicyo wakozeho nyine bitewe n'umwanya waririyemo. Baza n'undi iti se uruhande wowe uri kuriramo uri kumvamo ibirura ko ngewe nkubitanye n'igisharira.
ntabwo bisobanuye ku isahani yose ari kurya. Ibi muvuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose simbyemera, ni mu muco w'abadashaka kumva bose. Yego. Ntabwo ari mu muco w'abafite icyo bashaka kumva, sibyo? None se kuki kwa muganga mujya kwivuzayo kandi habayo moruge na sara abarwayi bajyamo? Kuki mutavuga ngo ntabwo ari kwirimbi kandi haba inzu babikamo abapfuye? Kuki se mutanga kujya mu isoko kandi habayo abajura n'abacuruzi? Kuki wanga utatega moto kabuze ko yahitanye mugenzi wawe kandi hari aksida yabaye ikica, kandi ukajya gushyingura ukataha kuri moto kandi uvuye gushyingura yishwe n'impanuka? Kuki dufata amamodokari tugiye gushyingura uwishwe n'impanuka y'imodokari tugatega imodokari tugiye gushyingura? Ibi bintu ni logique ngewe nemera zidapfuye zo kubureyiminga bitewe n'intege nkeya, noneho n'ukuboko kwa satani kuza kurwanya ivugabutumwa ukagira urwitwazo ushingiye. Kandi hari ibindi nabyo utagizemo urwitwazo kandi wari ufite aho wari gushingira. Rero ni mwubura amaso mwebwe mufite ababasitaje kuri social media, kimwe nuko natwe kuri social media hari abadusitaje batwumva. Yego. Hari abatubereye umutwaro batwumva, kimwe nuko hari nabo twabereye umutwaro simbizi nabo batwumva bitewe n'urwego rwabo, bitewe n'urwego rwabo. Rero abo batubereye umutwaro ntibatumye tuva hano. Namwe twabereye umutwaro nimwe kuva ku bandi, sibyo? Kuko niba uranguye ibishyimbo ntibibyunguke wacuruza n'umuceri. Yego, ushakira ahandi. Ubwo se ndaza kwibaza, turimo turashaka gutanga umuti ke tugira ngo duhumure abantu amazi, uko nekereza ko hari igihe umuntu yibwira ko areba atareba, nibyo Yohana ndetse mu ruyandikira y'amatorero kiravugira ati mwibwira ko mubona kandi mutabona. Avuga ati ndabinginga mungureho umuti musige ku maso mubone kubona. Hari igihe umuntu yibwira ko azi kandi atazi. Wenda gushobora kuba umwigisha utemeye kubanza kwigishwa. Wowe uhinyura wenda ama YouTube cyangwa abaho bite n'ibyagukomerekeje, ubihinyura ushingiye ku cyo ushingiye ku cyabaye. Ndibuze kwibaza rero ikintu ari nshimanye turimo kuvuga, uyu muntu dukurikiye cyangwa turi kumwe cyangwa tubana, ikibazo kiba cyarabaye ku bantu bamwakiriye bamubwirije kuri cano, cyangwa n'ikibazo afite we bwite? Oya, abigisha bamwe reka mvuge ngo mu macacizi, ubwo mba mvuze amatorero menshi, bigishije abantu imihango y'idini kuruta agakiza. Noneho burya umuntu ukubureyiminga waje hano ushobora no kujya gusengera mu rindi torero akakufata nk'ikizira. Yego. Ko hambere aha twari dufite ubutumwa bw'uko umuntu asengera mu idini runaka, wajya mu rindi dini bakabifata nk'aho waguye. Yego. Noneho no kuri social media hari igihe tuza kuri YouTube channel bakatubwira ngo turi gucuruza. Ariko niba Bibiliya igurwa utayibonera ubusa, wacuruje ijambo ryavuyemo mu mubureyiminze gute kandi n'uwacuruje Bibiliya twarayimuguriye? Ntimumugireho ikibazo. Ahubwo se uri kuricuruza uko riri. Niba ari inyungu ryungukemo kuko iri jambo riradutunga. Ariko se mu buhe buryo? Mu buhe buryo? Niba utari rifata ngo uridiriwe ukaritanga uko Kristo yarivuze rikakubeshaho, urahinyura iki gituma abantu babeshwaho n'ijambo ry'Imana kandi n'ubundi tubeshwaho naryo? Icyo si ikibazo. Mu by'ukuri usanga abantu dufunga umutwe bitewe nuko aho twigishijwe tutemera kujya gusengera ahandi kandi Kristo ari umwe. Hano hanze hari amadini n'amatorero kenshi usanga abantu barigishijwe guhinduka abayoboke b'amadini kuruta guhinduka abayoboke ba Kristo. Neno yabona utari mu idini akakwita kudakishijwe, akatwa kudafite agakiza. No gasanga ni imbata z'abantu akumva kutagomba kujya hariya. Wowe ibirebye nka Anicet nikirimo gutuma turatanga umuti kugira ngo buri wese abantu bahinduke abakristo kandi bakire neza bazana twaguza ku social media kandi babwakire babatere n'inkunga kuko nimwe mu nzira ubutumwa bagomba kugera kora kumva ubutumwa bwiza. Ubona hakorwa icyo ubona bipfira hehe? Byongeye hari ikintu aha hantu tugomba gutekereza. Mu buryo bw'imiyoborere y'amadini n'amatorero iyo metodology nshobora kuyumvamo gato. Nayumva mu ruhe rwego. Impamvu nayumva muri bwa buryo bwo gushaka kurera abantu batanduye umuco w'ahandi. Bitewe nuko iri dini ntiryizera ririya n'iri dini ntiryizera ririya. Aho ntabwo tuza kuza guhuza neza nayo tukomeza wenda nta kibazo kameye mbaza iki kibazo. Iyo tuvuze umuco w'ahandi
umuco nicyo umuco ubukristo ni umuco kuko nekereza yuko agakiza gafite umuco umwe wa Kristo gatanga umwifato uturuka nanone ku bantu twumvisemo ako gakiza abatuhaye ako gakiza abaduhishuriye ako gakiza noneho ushobora kujya kwitiranya ba bantu nk'uko dusanzwe twitiranya abakozi b'Imana ukandura indi myuka nk'uko bene sike wabasize abandi bakajya kwirukana abadayimone badafite imbaraga zo kwirukana abadayimone bakagarukana imyambaro y'ubushwambagara dufite abantu bagaruka bameze batyo noneho igihari ni kimwe aba bantu icyagakozwe nemera niki kujarajara simbyemera ariko nabwo no kugenda ni kimwe ahubwo nkwiriye gukora iki ndi umushumba w'iri torero nkwiriye kurera aba bantu urwego rutuma bo baba bigisha babandi bakabaho ntabagiraho dute ko bari bugereye ubuzima bwabo bugasigarayo ahubwo bari bubone umunyago ahubwo ikibabaje ni kimwe nuko aba bantu babireherejeho Pastor ni dadi niwe fada niwe mana yo muri urwo rusengero kandi na Kristo arahari ugasanga ni ba Monsenyeri nyine nibo mana zacu kandi Kristo arahari mumbabarire bashumba banje mbiseguyeho reka mbwira aba bashumba n'abakozi b'Imana ko nubwo tubwiriza intama za Kristo ni intama mu cyanya cya Kristo ariko n'uyu mushumba nawe ni intama muri uru rwuri niba nawe uri twese dusangiye uruguri rwa Kristo turi intama mu cyanya cya Kristo niba turi intama mu cyanya cya Kristo wigira abantu wikrozingaho ngo ube crossed kuri bo rekura abantu bagere kuri Kristo kuko uzi ko wowe uzashira ufite aho urangirira ufite aho ushirira intege nkeya zawe ufite aho zishirira nicyo wita imbaraga gifite aho kirangirira niba bifite aho birangira rekura abantu bagera kuri Kristo niwe munyembaraga nibagera muri Kristo Yesu baraba bumudendezo rero uyu muntu ashobora gukora arwanya abandi kuko n'uwamubwirije yarwanyije abandi ashobora kukubwira ngo kujya kuri social media ni icyaha ku karubanda kandi nabwo ashobora no kubivugira imirimo abandi bakoreyeho yego ngewe nekereza ko ubundi ibintu uko bitangiye bikwereka uko bizarangira ubundi ikintu ukibonye mu itangira kigwishaho ukuntu kizarangira reka twibaze kujya kuri social media byatangiye gute ababigiyeho gute bavuze iki bakiza kuri YouTube kucyuzeshe kuri channel bamutekeza mu ishusho yo kwakabana amafaranga mu ishusho y'ubusatuze numva ngo n'ubusatuze mu ishusho y'ubusambo mu ishusho yo kwigumura kuki bitekereza uko byaba byaratangiye nabi cyangwa babyakiriwe nabi nabo byagenewe dufite n'abantu baturera bagiye barera abantu mu muhamagaro reka mbivuge gutya dufite abantu babyawe n'umwuka baba bizera baba Kristo ariko ntibagira amaboko abarera yego barangije barirera muri kwa kwirera bagaragara bakuze bamara kugaragara bakuze kandi bari no mu murongo mwiza reka mbyite gutyo hakaza umuntu muri rwa rwego runaka rumuri hejuru ushaka kwiyita se yego umwe ushaka kwiyita papa kurera umuntu akuze atarakubyaye ataragufashe mu kuboko noneho biragoye nyine burya iyo umugabo agiye kurera umugore birapfa niyo umugore agiye kurera umugabo birapfa ariko iyo umugabo afashe umugore n'umugore agafata umugabo nk'abunganizi barakorana bigakunda sibyo ndakumva iyo bakoranye bigakunda bagera ku musaruro w'intego yabo aba bavandimwe rero uzumva umuntu akaguhamagara akakubwira ngo Anicet muhungu wanjye kwibaza mu byo kwizera mu bijyanye n'umubiri nuko angana na data mbaye umuhungu we ku ruhe rwego umuntu utaboneka mu buryo bwo kukurera ugasanga umubona mu ruhande rwo kugufatira imyanzuro yo kuguhana wakosheje hakaboneka rero umuntu ujya kuri social media ahunga ya maboko amuremerera atarigeza amuremera yego subiramo amuremerera atarigeza amuremera nibyo navugaga ugasanga batangiye gukoresha ibiganza bitaguteruye bitaguhetse bitakureze bitakuremeye bakabikoresha bikuremerera noneho iyo bikuremerereye birema impunzi zo mu muhamagaro yego ugasanga bimwe wavuze
ahunze kuko iwabo badashaka kumurera ariko mu by'ukuri muri uyu murimo wa Kristo nta kirara na kimwe kidahugurwa kitanihanganirwa. Niba Bibiliya ivuga ngo izivunitse azazunga, iyi ntama ko atari iyawe, niba kumurera bikunaniye uramwaturiraho iki amagambo mabi? Yego. Kandi niba se warareze neza urababazwa n'iki uwo wareze ari gutanga umuco wamuhaye? Ahubwo kuki utishimiye uko atanga ibyo wamuhaye, yes, ibyo wamugabiye cyangwa uko wamureze kugira ngo bigere ku bandi? Bigere ku bandi. Ni nko kuba waranguza umucuruzi ukanga ko acuruza, bikaguma muri butike. Bikaguma muri butike. Kandi nibisoza kukurangurira. Kandi nibisoza azagaruka kukurangurira. Rero muri ubu butumwa bwa Kristo dufite abantu baturwanya biturutse ku myemerere, nuko muri bo rero navuga se nta leadership, batazi imiyoborere, atazi ngo yayobora umuntu gute mu buhe buryo. Kandi ibi mbivuge ntabwo ari ukwigumura, ndisegura ku bantu banyumva uko ntavuze. Kuba umuntu atuyoboye ntabwo bisobanuye ko twamuyobotse. Rekeraho kutuyobora muri context y'uko twakuyobotse. Yego, twayobotse Kristo. Twebwe twayobotse Kristo. Ahubwo nuko Kristo yaguhamagariye kuba umukuru muri twe. Ariko mu bijyanye kandi nawe wayobotse Kristo. Nawe wayobotse Kristo. Dusangiye kimwe cy'uko Kristo. Exactly. Nigeze kubivuga abantu babyakira ukunda, ariko nekeza ko urwego rwose umuntu yaba arimo mwiyobokamana, mbere y'uko urwego ni umukristo, ni umwana w'Imana. Dusangiye gakondo, dusangiye umugabane, nuko icyo gihe hawe icyo kintu kugira ngo adutware. Amen. Kandi nabwo buri muntu agira aho ayobora. Yego. Nta muntu udafite uwayoboye mu bwami bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo intwarane zibugishamo imbaraga. Ni urugendo n'urwo gutwarana, ni ugufatana amaboko. Rero iyo aba bantu badashatse ko dutwarana, babangamira ya kamere. Ntiyigeze abona umurera, ntiyamubwiye ngo uzabyitwaramo gutya. Bigahita birema ubuhezanguni. Nibirema ubuhezanguni, umuntu araza azanye ibikomere abibarundemo. Icyo wowe ukora nyiri kumva wa muntu uzanye ibikomere ni iki? Utoranya icyo ugomba kumva. Kuri social media ko ushobora kumva uvuga urukundo, ushobora kumva ubwiriza, ushobora kumva umuntu hanura, ushobora kumva umuntu wigisha, ugahitamo. Wowe iyo uri kumva abantu bagucanganyukisha mu marangamutima yawe, tangira wige guhitamo ngo nkwiriye kumva ndi. Kugira ngo babyumve, iyo ujya mu restaurant menshi ntabwo umenya yakwandusha. Ntabwo umenya aho waririye nabi nyine. Yes. Ni byiza ko umenya restaurant ugomba kuriramo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo wakirigiswe na benshi ntamenye uwamusekeje. Yego. Rero wowe ntuzi uwagusekeje, ntabwo wamenye uwagusekeje, ariko mu by'ukuri wowe hitamo, banza uhitemo. Noneho n'aba bakozi b'Imana baba bari kuri social media bafite ibikomere, reka nongere mbibutse, reka mbabwire ngo iyo umuntu abonye uri kuniha yaragukomerekeje, ababonye uburyo bwo kujomba urutoki hamwe ubabara, kugira ngo ukomere imbere y'ugukomeretsa, ni ukwihisha umubabaro uri mu gikomere yaguteye. Rero ni ngombwa ngo wiganya. Noneho nongere nibutse umuntu w'intumwa y'Imana, kugira ngo ube umukozi w'Imana, nyamukozi w'Imana, kugira ngo ubwirize ubu butumwa, ni ukuba mu rwego rusumba amaganya ugira. Ukavuga ishimwe, ukabwira abantu amahoro, kandi nawe uyakeneye. Kubera iki? Nuko amahoro tuvuga ari muri Kristo Yesu. Nuko Imana ishimwe. Nuko tutaganya. Nuko utazanwa no kuboroga. Wowe nutaka uraburi kubuza abantu guhungira kuri Kristo. Hari abantu bakeneye ubuhungiro muri Yesu. Nuza gutaka, baravuga ngo ubwo nawe ariyo ari gutaka, reka twe kujyayo. Uri gutuma urukuta rw'ubukristo ruba vide, uri guca ibyanzu n'amarembo n'ibyuho mu rukuta rw'ubukristo, ugatuma hari abantu batabonaho nk'ubuhungiro. Uri gushyira wazi umurimo w'Imana. Rekeraho wiza kuganya no gutaka no kurira kuri social media. Ndakwinginze, kuko abantu uri kuririra ni wowe baririraga. Ugomba kuruhura abandi. Ugomba kuruhura abandi. Ntabwo ukeneye kuruhukira ku bandi. Ntabwo ukeneye kubaruhukiraho. Niba ukeneye kuruhura abandi rero, jya ku Mana yawe,
wongere uyibwire ngo wambyaye abantu badahari uncungura umuntu atabigizemo uruhare wankunze nta gikundiro kandi unkunda mfite abanzi urukundo rwawe nirwongere rusohore kuri njye wamfashe ibiganza bintaye hari abantu banjugunyura ntora wampetse abantu bantaye unyita izina baranyise ruvumwa umugisha baramvumye unzura banyishe unyambika banyambuye untungisha banyaze Imana ishimwe iyo yagiye iba muri ibyo byuho vugana nayo yongera ikuresitore hari restaurasiyo y'Imana Imana irongera ikagusana hari isanamitima ry'Imana Imana ikorera umuntu wayigiriye ibyiringiro mu gihe cyo gucogora yego ubundi intambara zo kutemerana kuri social media zo zikomoka hehe njye nisete nkavuga ikintu mvuga runaka nawe akaza kunsubiza kuri YouTube uretse no kuri social media umuntu utemera abandi abataragera ku rwego nawe rwiyemera rwiyizera iteka ryose iyo utiyizera uhora mu ntambara uhora ukompeta n'abandi ushaka ko icyubahiro ntacyo ubufite iyo ushaka icyubahiro ntacyo ubugira umuntu ugira icyubahiro ariyubaha n'umuntu wiyizera ntarwana n'abandi kuko urabizi ko n'uwakurwanya ntiyaba wowe rero niba nta wakurwanya ngo abe wowe gumuri wowe yego rero shobora kuba atazi uwo ari we yes ntabwo uramenya uwo uriwe ubu urajya kurwana n'umuntu uriwe ntabwo intambara yacu ari nk'iy'abantu kubera iki ujya kwirwanya mu buryo bw'abantu n'intwaro zacu si nk'iz'abantu urayirwana nk'umuntu kubera iki wowe guma nkunda kubivuga nta muntu njyewe njya nsaba uruhushya rwo kuba nisete kandi njyewe ndinjye none se niba ndinjye urarwanya ngo benje urangira nje gute kandi ndinjye hari umuntu wambwiye ngo ibyo n'ukwishyira hejuru ndabwani ntabwo nakishyira hondi ndahari Imana yadushyize hejuru ahubwo nuwo duhura nawe utwita gutyo duhura twaje guca bugufi tugarurwa no gucishwa bugufi n'ijambo rya Kristo tugahura n'abadufata uko bashaka kandi ni igisobanuro cyiza iyo umuntu ari kukurwanya ni igisobanuro cyiza kikwereka kuri hejuru ye sibyo kuko iyo umuntu avuye imbere akaza kukurwanya abasubiye inyuma aba yivanye mu mwanya w'inyuma hanyuma umuntu nakurwanya umuri imbere akagusunika agutaho wajyaga bigutwaye iki niba uri imbere y'umuntu akaba agusunitse agutayeho wari uri kujya niba uri inyuma ye akaba ari kukurwanya niba uri inyuma ye akaba ari kukurwanya ni igisobanuro cy'uko yataye hari vide ubwo ni igisobanuro cyiza Imana ivuze iti itwara ari kuri ya mwanya yasize nzawukugana kuki usanga kandi hari umwuka wa competition uhera mu nsengero mu madini ukaza no kuri YouTube kanaka yarebwe cyane afite views kanaka avuga ibi ugasanga ari n'umwuka wo gushaka kwemezanya ibyo kanaka ashaka kuvuga ibyo biterwa n'iki rimwe na rimwe bituruka muri complexe d'infériorité zabo bantu bari gukompeta d'abord ngo sinemerwa abari guharanira icyubahiro atigeze yizera ko agira yego ikindi cya kabiri umuntu kompeta ntabanyuzwe n'uwo ari we abashaka kuba undi yego kuko abashaka gutwara iby'abandi ari ibintu mutazasangana umuntu wizera ari umwizera nyakuri ntabwo azajya kurushanwa kuko uru rugendo nubwo dusiganwa turasiganwa nande turimo turasiga umubiri kuko niwe uzasigara uwo wasize aba yasigaye nyine sibyo turasiganwa n'isi niyo izasigara tugende ntabwo ndi gukora ivugabutumwa ngo ndushanwe na Patrick ahubwo kimwe cyanyisobye Patrick nakivuga azaba yujuje ivugabutumwa rya Anicet ikindi kandi bibiligaragaza ko turi ingingo zigirirana uko kurwana ni nko gufatisha inkono ukuboko yego ukajya gukubita ukuguru hababara ndetse hababara wowe izi ntambara tugenda turema zo mu nsengero zituruka umuntu ubundi yabaye mu buhe buzima hari umuntu urerwa agakurana umushiha ku buryo n'ahandi yabona amafaranga yabona ibiryo yagira ate usanga abateye nabi mu nyubahe kandi ubundi ntabwo kubaha umuntu bituruka ku byo afite kubaha umuntu bituruka ku cyo yatanze sibyo ibyo ufite n'ibyawe nyine none se ko ubifite ari byenye ntacyo bimariye ibyawe nge se bimariye iki mu yandi magambo umuntu ntararya ku mugisha wawe warangiza ngo ugire umugisha gute azawemezwa n'iki kugira ngo ubwire abantu ko wagiriwe neza nuko nawe harabugirira neza rero ibi byo kurwana no guhangana n'umwuka wa Satani uza gusenya
urukuta tuba twubatse hagati y'inzira ya Satani n'inzira y'abigishwa. Bikemuke gute? Hakosorwa iki ubibona gute? Yaba abakurikira YouTube channel, abagenerwa bikorwa, abadukurikira bari muri Canada, USA, abadukurikira bari Romania n'ahandi, abadukurikira muri Iraq n'andi abakurikiye irivuga butumwa mu bigo butandukanye, n'abari mu Rwanda baritwara gute? Nino abatanga abaseriva iyo serivisi yivuga butumwa bo bakora iki? Umuntu wese w'umubwiriza butumwa namenye ko ubutumwa bwa Kristo ntabwo duterana ibipfunsi kugira ngo bwumvikane, nta nubwo duterana amagambo kugira ngo burindwe, nta nubwo tubumesa kugira ngo bwezwe, burejejwe. Kwakiriye ubu butumwa bwejejwe kugira ngo bugume bwejejwe nuko tugira n'umwifato wejejwe, kuko umwifato wacu nutaba uwera tuzaba turi kwanduza ibyo twavuze. Kugira ngo rero bibe birinzwe nuko bagurwanya ugaceceka. Hari ahantu hamwe umwigisha yari ari kwigisha, yigisha ibidahuye n'imitekerereze y'uwari uyoboye, ahita mwambura mikoro. Umwigisha ahita asenga aravuga ngo ndagushimiye ko ivugabutumwa ryanjye rya none urisoje muri ubu buryo, arigendera. Ndahamya ko umwigisha aracyari umwigisha, ariko uwamwambuye mikoro n'uyu munsi abantu baracyamufata nabi. Kubera iki? We yarazi ngo agiye gukiza, umwigisha abirwana neza yitonze. Ubu butumwa iyo tuburwanirira tuba dusobanuye ko twe tuburusha imbaraga. Ikintu cyose urwanirira ubu kiba gikeneye imbaraga zawe. Tumwita nibaza umuntu kubwira ngo ndimo ndarinda ubutumwa. Wowe ni wirinde ubutumwa burarinzwe, kuko wowe nutabuna utari safe, wowe ubwawe n'ubutari na safe ubwo buri safe. Nyine ibi uzabisanga mu barokore ngo mukozi w'Imana ngo rinda ubuhamya, kandi ari ubuhamya. Ubuhamya burahamya. Uraburinda gute? Hari ibintu twica kuko dushaka kubikiza. Wowe fata ubuzima bwa Kristo buvive. Wikumva ko gukizwa ari intambara zo kugira ngo ubwenge bwa ntuza bukumve. Wikumva ko kubwiriza ari intambara zo kugira ngo amatwi ya ntuza akwemere. Hari umuntu twigeze twajya kwigisha ahantu bafite igiterane, barantumira. None haza umuyobozi mukuru ku rwego rw'ubuyobozi busanzwe apana mu itorero. Umushumba njyana ku ruhande arambwira uti se mukozi w'Imana, ufite ibintu uri buvuge runaka yaje? Arambwira ngo ufite uburyo uri buhagarara imbere ya runaka. Ndamwaniye baba data wa twese. Ndamubwira nti iyo duhagaze imbere y'Imana niho hakomeye. Tuba turi imbere y'Imana data, tuba turi imbere y'intebe y'ibirenge by'Uwiteka. Bibiliya iravuga ngo twe, ni gutyo namubwiye, narabwiye ni Bibiliya iravuga ngo twegerejwe iteraniro ry'abamarayika ndetse abana b'imfura. Twegerezwa Siyoni, n'umusozi wa Siyoni. Turi mu iteraniro ry'abera. Ndahagarara nkavuga ndi imbere y'intebe y'Imana, ngo uwo muntu naza simbona icyo mvuga. Ndamwani nta nubwo mpindura ibyo nari kuvuga, ndavuga ibyo Kristo yampaye uyu muntu ataraza, kuko ibyo yampaye nibyo byatumye Imana imurarika ngo azabyumve. Wowe urabona umuntu ahagaze aho ugize ikibazo ngo aranyumva gute? Vuga ibya Kristo akumve nk'uko Kristo yamuhaye amatwi. Niyo mpamvu usanga abantu bagira ubutumwa bw'abantu apana ubutumwa bwa Kristo. Wagaje ngo agire ubutumwa bw'abantu buha abantu ari ubw'umuntu. Reka da, nta muntu ukomera ngo azakomere nk'ijambo. Nta n'umuntu ugira ubudahangarwa ngo agire ubudahangarwa bungana n'ubw'umukiranutsi. Kiranuka ufata ijambo rya Kristo uko riri, ba bantu bakurwanya bihorere. Ibyo wavuze byateje impaka. Hari abantu njya mbwira, hari abene data tujya tuganira nkabwa nti muhindura uburyo mutangamo ubuhamya. Tukavuga ngo bene wacu ngo namaze gukizwa ngo imiryango iranyanga. Nasobanukiye ko atari imiryango inyanze. Imana yabwiye Aburahamu ngo siga inzu ya so n'imiryango ujye mu gihugu nzakwereka. Ni ibisobanuro by'uko abo bari kukurwanya wasize imitekerereze yabo, usiga kwizera. Banza urebe ko atari ukuguhuguruka bawanze guhugurika. Niba koko ari ubutumwa bwa Kristo bari kurwanya, komeza ukora ubutumwa bwa Kristo kuko bwateje impaka ni nabwo buzisobanura.
ntabwo ubutumwa bujya bubura guteza impaka Patrick. Ndakumva. Ubutumwa buteza impaka byanze bikunze. Ubutumwa ni Kristo kandi Kristo ni ikimenyetso kigirwaho impaka n'abantu bari cyo gisobanura. Yes. Igihe wavuze byose bikemerwa uko wabivuze ahubwo harimo ikibazo. Hari ikibazo. Ugomba kuvuga akagira impaka ziva mu byo wavuze kuko wavuze ikimenyetso. Yes. Kigirwa impaka n'abandi bantu bose. Banza urebe ko utari kwanga guhanwa. Yego. Numara kubona ko ari abarwanya ubutumwa bwa Kristo. Shaka umujyanama basi wa hafi. Nimvuga umujyanama nabwo kugira ngo uzabone umujyanama biragoye, ariko reka nigisha abantu cyangwa se bene data duhana ibi bitekerezo. Nubwo wavutse nta ukurera bimwe twavuze, ariko ukeneye ukurera. Yego. Burya buri muntu akeneye umubwira umwifato cyangwa umucyaha. Kandi umuntu ukurera si uwo mungana mu muhamagaro. Nta nubwo ari wa muntu wemera gusa. Ni umuntu wemera wubaha unatinya, ntabwo hazamwe amarangamutima. Niba ushaka gukura ukaba umuntu wa nyawe, shaka umuntu wakureba igitsure nawe ukikanga. Yego. Sibyo? Hari abantu bajya batwandikira ku ijwi ry'umukanguzi na nabisegura bakambwira ngo nshaka kumbera pere spirituel. Ntituziranye. Ni kuri social media. Ntaho tuzahurira. Ninkubwira ngo teguza unsange nturi buze birakugoye. Ndakubera papa ntazi ivuka ryawe, ntazi umwifato nguhanaho, ntazi uko ndi bugucyahe. Ngomba kuba nkuzi nkumenye nanjye umenye. Ese umbohokeye kunyibwira ubundi? Urabohotse kunyibwira ninguhana suzanyumva. Uzi igisobanuro cyo kuba umwana? N'ikibazo cyo kuba umubyeyi. N'igisobanuro cyo kuba umubyeyi nzagucisha akanyafu byemere. Iyo sano dufitanye. Uzayemera. Uzi igisobanuro cyo kuba pere spirituel. Uzajya kurongorwa udusaba inama. Uzajya gukora mariage se udusaba inama. Uzi icyo gisobanuro. Hari abantu rero usanga basaba kwitwa umwana bari kure y'umubyeyi kandi ntawe ukurera atakwegereye. Social media nayo iratwica. Ibaha abantu batubeshya ko turi abastari. Kandi ntabwo ntaho uragera. Ubundi uri umusitari mu ihe domaine. Nawe ubwo urajarajara. Nyine uzwi muki. Ushobora kuba uri umusitari kuri social media kuko social media batumenya uko twabibwiye. Social media ikugaragaza nk'ukomeye kandi wize ko nawe udakomeye. Ewe data we, niba ari ikintu kitubeshya imbaraga ni social media. Ibeshya umuntu ko afite imbaraga kuko yabonye abantu bose. Kandi ntazo. Imana yabwiye Yeremiya ku munsi w'umuhamagaro we wa mbere ajya guhanura. Yaje abwira Imana ngo wakoze ibyo wampaye kuvuga abantu babyumvishe. Umwuka w'umwami Imana avugana nawe. Aramubwira ngo ubwinshi bw'impundu bagwaye nibwo bwinshi bw'induru bazaguha. Na social media niko iteye. Na Kristo niko byagenze. Yes. Ubwinshi bw'impundu bamuhaye n'imikindo bamurambikiye hasi ngo atambuke ku munsi wo kubarwa izo nduru bavugije ngo nabambwe. Izo bavugije ngo nabambwe kugira ngo abantu basobanukirwe social media. Nibarebe hari umuntu ushyize hanze intege nkeya zawe. Yego. Yewe baba we. Uribaza aba bantu ni bamwe twara inshuti ba viewingaga ni bande. Rero ni igisobanuro cyuko niba uri umukristo baho nk'ufite Kristo abantu badahari. Noneho Kristo akuzanira abantu bo muri we. Ikindi ugira agakiza kadepanda kuri Kristo kuta kudepanda ku muntu wari we wese. Nge nagufasha muri bike tugahugurana, ariko aho ngaho uri aho ubuzima Kristo muri kumwe igagusabana ye ku giti cyawe wenyine muri kumwe kugira ngo akugeze ku rwego rwiza rukwiriye rwo gusabana we kandi umwumve kuko naba kumva biragira umumaro. Anise dusoza inama wagira abakurikira wibanze cyane ku bakozi b'Imana baza ku YouTube channel abakurikira bo barabitwara ngo dukomuswe n'igasire kuki batuka abo bantu bavuga ati kanaka nago nyimukunda agize gute kuko yumvisha amabwire cyangwa byanabaye nege nke z'umuntu umwe muri bariya zikatuma undi yumva ko nabandi badakwiriye. Ariko ni njyewe uburyo mbifata. Iyo wambereye umumaro singutakaza ku munsi umwe. Ndabanza nkakoreka nkavuga ntiko nanjye hari ibingwirira iki nticyamugwiririye. Yego. Ntabwo mpita ntakaza umuntu. First of all uwo muntu niba koko wari umufite cyangwa uwo mukozi w'Imana yakwenspiraga banza urebe iby'umumaro wamukuyeho ubikompare n'ibyo akwangijeho. Yego. Cyane kimuvuzweho cyangwa ikimuvuzweho. Birashoboka ko umuntu yagira intege nkeya ariko se zitewe n'iki? Uzi ko hari umuntu ngewe ugwa nasanga aguye nkavuga nti wari waragerageje.
nkurikije aho wari uhagaze n'ubunyereri bw'inzira wanyuragamo wari waragerageje aho kumunengera aho aguye nkamubyutsa mubwira nti wari waragerageje kuko aho wanyuze mbere yo kubureyiminga umuntu intambara yarwanye kugira ngo agere kuri uwo munsi uzizi gute numara kuzimenya menya ngo yari kwitwara gute hari abantu bakubwira ngo iyo mba nge nari kubigenza gutya ni wowe nyine impamvu wari kubikora gutyo nuko ari wowe nawe yabikoze kuriya kuko ari we ikintu cya mbere nsabye uyu muntu wo kuri social media uyu mukozi w'Imana wagutengushya atari ko wamwizeraga wowe mubera imbaraga mu gihe we yakubereye intege nke ariko kuki umuntu akubera umumaro wa mumaro we warangira kuri wowe ntumubera umumaro nawe tangira kumubera umumaro noneho niba yari imbaraga zawe ongera umubera imbaraga nawe hari icyo byagutwara niba wamukundaga ugeze igihe rero cyo kugaragaza urukundo mujye mwihangana umuntu yanyandikiye message ngo ndagukunda mukozi w'Imana mvuga amen kuko ngira dute ku rukundo yego urukundo si umuntu aruvuga cyangwa arukora urakoze noneho gukora urukundo ukabura uko utwegera ukabura n'uko utugenza njyewe ku rukundo ndahaduta ko kuri social media cyangwa muri iyi kariyeri ya evangelization hari igihe dukora ku marangamutima y'umuntu akanezezwa n'ibyo tuvuze abantu bagahinduka abafana kuruta kuba bakunzi koko ubundi umuntu ugukunda aba yazi ibicyuho no mu gihe cy'intege nkeya zawe yego none niba wakundaga umuntu aracogoye uramutaye ikipe bamanukana mu cyiciro cya kabiri ukunda ikipe muramanukana mukongera mukazamukana murekeraho kutubwira urukundo rusigara mu gihe twacogoye yego byitwa ko twacogoye ikindi wenda soza niba umuntu w'Imana agutengushye hari abakozi b'Imana reka mbite gutyo bariho umwuka wa satani pe kuri social media barahari bitwa abakozi b'Imana bameze nkaho ari sekibi nsa uwo muntu niba yarakugushije mu byaha akagukoresha ibidatunganye hari umuntu ubwo buhamya azabutanga warabyemera kubutanga reka mbwitize gato yagiye gukorerwa deliverance umuntu abamuhaye ibishishwa by'inanasi aramubwira ngo cukura ubishyire mu mbuga icyo gihe ababonye ibimenyetso by'iki n'imfu n'ibindi ubwo yari yayikorewe n'uwavuye kuraguza baramusambanyije abasambanyije muri umuna wabagize ate birebire hari n'ibyo umuntu avuga nkumva ndashishwa rero umuntu ukugusha mu byaha waramuherewe kuri social media nk'umuntu w'ubutumwa menya ko ari satani yari yagutegeye muri we uwo muntu nta mana imubamo rekeraho kumukurikirana nimero ye y'iboro kuyisibe ariko ntibivuga ko ab'Imana batahaba ariko ntibisobanuye ko ab'Imana badahari mu izina rya Kristo Yesu umwuka abayobore yego ndabashimiye cyane ko twari muri iki kiganiro aho twaganiraga ku mbuga nkoranyambaga tureba cyane cyane ku social media ko umukozi w'Imana agomba kwifata ku mbuga nkoranyambaga ese ukurikiyeho yakwitwara gute kugira ngo amenye amahitamo cyane ko bifite umumaro kuri bombi yaba utanga ugabura ndetse n'uwakira n'ugaburirwa twagombye twese kungukira imbere mu bitangamwo mu bituruka mu byo turimo turatanga ngushimiye ko wadukunze ukabana natwe ariko kandi andika comment hasi nacyo bitwa tubwire uko byumva n'igitekerezo cyawe cyadufasha kongera kuganira ku bindi bitekerezo bitandukanye atsenze nshimira Ev.Anicet wabanye natwe muri iki kiganiro RY'UMUKANGUZI mukore subscribe aho hasi hari umutuku munakore ko notification aho kwa kanwa kazojya muze mu biganiro bitandukanye cyangwa s'abone niko abahanditse mu gifaransa tubana mu biganiro byinshi bitandukanye nshimira Ev.Anicet ndagira ngo ufate umwanya usenge tugane ku musozo Mana turagushimiye uri umukiza mu byo dukiza ntukiza indwara gusa udukiza n'inguma twatewe n'abantu mu mitima urazomora ukazeza ukazoza ukadukiza n'inkovu zazo dusengeye umuntu wakomerekejwe n'abakozi b'Imana n'aba bakozi b'Imana bakomerekejwe n'abo bahuye nabo turabasengeye kugira ngo umukiza abakizize inguma n'ibi bikomere dusengeye mu izina rya Yesu abantu bafite umuhamagaro wabateje intambara n'abantu bafite intambara aho bahamagariwe gukorera umurimo wawe kugira ngo Imana ibabere urufatiro n'abavutse badafite ababarera n'abarezi badashoboye kurera kugira ngo umwuka w'Imana abe muri uru ruhande azibe icyuho ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye
amen amen. Hariho nimero za Anicet aho ngaho munsi wamuvugisha ku cyo ushaka kumubaza, inama wamugisha ukaba wamuvugisha ntacyo bitwaye. ego Ariko kandi no kumbwiriza TV hariho nimero zanjye naho mwajyaho mukareba mwazibona. Ndabashimira. Nitwa Ndamukunda Patrick. kandi aba bantu babona nimero zacu ku ijwi ry'umukanguzi niyo ushatse kunyuzaho inkunga yo gushyigikira ivugabutumwa ku ijwi ry'umukanguzi ni 0788726286 ni nimero yanjye personnel ibaruye ku mazina ya Habiyaremye Anicet Patrick. Imana ibaha umugisha. Asante mwakoze kubana natwe. Imana ibahe. Turabakunda cyane. Ni mukure mugeje mu guhishurirwa Kristo. Asante sana na Jene Kwizera wanye natwe ku buhanga bw'ibyuma. Imana kamera n'amajwi. Murakoze cyane. Amen amen. Asante. Ijwi ry'umukanguzi.